twongeye kubasuhuza kandi tuboneraho no kubaha ikaze kuri Philohope, tubaha ikaze ku biganiro Philohope bagezaho. Twizera yuko mumaze kuba benshi mu bikunze, mu bikunda, bigira icyo bimarira kandi mwiyemeje no gukomeza gufatanya natwe muri uru rugendo. Turabibashimiye cyane, ndetse nawe mushyashya rwose tuguhaye ikaze kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi, buri gihe uko dushobojwe, icyumweru ku kindi, ukwezi ku kundi, uko dushobojwe guhura ukajya ubana natwe, nawe ntabwo uzabyicuza na gato. Reka tujye inama, reka duhugurane. Hari ijambo tugiye kuganiraho, iryo jambo ubwaryo rirakomeye kandi rikomeza cyangwa se rishyiramo umunyu, ryongera umunyu mu mibanire hagati y'abantu, hagati y'abantu bakorana, hagati y'abantu babana, hagati y'abantu bafite ikindi kintu bahuriyeho, hagati y'abantu bitwa ko ari inshuti, hagati y'abantu b'abavandimwe, hagati y'ababyeyi n'abana, muri rusange abantu bari mu mibanire runaka. Iryo jambo rirakomeye by'umwihariko iyo riherekejwe n'ibikorwa. Hari ijambo iyo uribwiye umuntu igihe arikeneye ukariherekeresha ibikorwa, rigira umumaro ukomeye mu mibanire y'abantu. Yewe iryo jambo ryanarema undi mubano utari usanzwe. Ni ukuvuga ngo ku bantu batari basanzwe bafitanye umubano wihariye, icyo gikorwa iyo ugikoze, iryo jambo iyo uribwiye umuntu, ayo magambo iyo uyabwiye umuntu ashobora gutuma mwubaka umubano utari usanzwe uriho. Iryo jambo ni irihe? Ayo magambo ni ayahe? Iryo jambo ni ryitwa ngo ngufashe iki? Ese nagufashe iki? Nkumarira iki? Nakumarira iki? Tumva ko ni amagambo asa. Umuntu uburyo aremye cyangwa se uburyo ateye akenera mugenzi we mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nta muntu n'umwe ubaho utagira icyo yakenera kuri mugenzi we, cyangwa se ubufasha runaka yakenera kuri mugenzi we. Hari igihe abikubwira, hari n'igihe atabivuga, ariko nyamara arabikeneye. Mu mibanire iyo ari yo yose, yaba iyo mu muryango, mu kazi, mu ishuri, aho abantu baba, abantu bahora bakenerana, bahora bafite ibyo bifuza, bahora bafite ibyo bashaka, ariko rimwe na rimwe batabyishoboza cyangwa se batabifitiye ubushobozi. Rimwe na rimwe bakeneye inkunga. Nituvuga inkunga ntiwumvikane iy'amafaranga gusa, kuko nicyo abantu kitakiza mu bitekerezo by'abantu. Oya, hari inkunga y'amaboko, hari inkunga y'ibitekerezo, hari inama, hari impuguro, hari inyigisho, hari amakuru. Iyo zose ni inkunga ushobora guha umuntu. Aya magambo yakoreshwa mu buryo bubiri: igihe utazi icyo umuntu akeneye n'igihe ukizi. Igihe utakizi wamubaza uti, urugero ubwo tugiye kurebera hamwe noneho, igihe utazi icyo umuntu akeneye ni iki wamubwira cyangwa se ni iki wamubaza? Wamubaza uti nagufasha iki? Ngufasha iki? Iyo akikubwiye ukaba ugifitiye ubushobozi uzagikore. Niba nta bushobozi gifitiye ariko ukaba uzi ubufite cyangwa ahandi yabukura, urahamurangira cyangwa se ukamubariza. Hari n'ubwo ibyo byose waba utabifite ariko ukamuhumuriza uti nubwo ntafite icyo nkumarira muri aka kanya cyangwa se ntabishoboye, ariko humura bizagenda neza. Hari undi muntu uzi byagenze gutya na gutya, uyu munsi byagenze neza, komera, Imana irakuze, iragusobanukiwe, ibintu bizagenda neza. Ukamuhumuriza uko ubishoboye. Ntugire icyo umwizeza kindi udafitiye gihamya cyangwa se udatekereza ko uzaba wakibonye mu gihe wakimwijeje. Si byiza ko umuntu uri mu bibazo umwizeza uti nzagukorera iki, nzakumarira iki. Kera nigeze kugira ikibazo, none nshaka umuntu w'inshuti, nari nzi ko afite ubushobozi nyine bwo kuba yanyimurira icyo kibazo. Ndamushaka, icyo gihe arambwira ati uzaze ku kazi umfate, hanyuma tujyana ahantu. Icyo gihe ndagenda mufata ku kazi aho yakoreraga, tujyana ahantu hari coffee shop imwe, turicara turaganira, kumugezaho ikibazo. Arambwira ati okay, icyo kibazo rero ati iyo uza kuba warakingejejeho, ati niba yarambwiye mu kwezi kwashize nyine ko icyo gihe tuba turi kumwe, ati rwose ibyo bintu nari mbifite, ati ndeke kugukemurira. Ariko ntacyo, ati mu kwezi gutaha amatariki aya n'aya arayambwira,
ati rwose uzamkontakite uzampamagare, ati ndumva njo nzaba mfite ibyo bintu. Nuko icyo gihe nyine yampaye kiragera. Urabyumva nawe iyo ukeneye ikintu ari ibintu runaka ukeneye umuntu akagusezeranya birumvikana ko urabizirikana rwose. Igihe kigeze mfata telefone ndamuhamagara ntiyitaba, ndamuhamagara ntiyitaba. Ni umuntu tuziranye cyane cyane, nimvuga cyane mu byumve. Ndahamagara ntiyayifata. So, burya hari igihe uhamagara umuntu bikagera igihe ukabona yuko umuntu koko arimo kubireka ku bushake. Noneho ahantu nabonye confirmation yabyo ni uko twaje guhura nyuma yaho, duhurira ahantu, noneho tuhahuriye turasuhuzanya, ndamubwira ariko nigeze kuguhamagara mu minsi ishize. Arambwira ati narabibonye nyine, telefone narayibonye. So ibyo ariko wenda sinshaka kubitindaho, dushobora kuzagira ikiganiro dushobora kuzagira ikindi gihe tubyongera mu kindi kiganiro no nkabisobanura mu bundi buryo, kuko bisa naho bifite ubusobanuro nka bubiri cyangwa butatu, ariko reka mfate ubusobanuro bumwe gusa bugaragaza ko usezeranya umuntu ikintu ntucyubahirize. Umuntu uri mu kibazo ntabwo ari ibintu byiza, birakomereza cyangwa se birababaza. Icyo rero nicyo yakoze, ni ukuvuga ngo yarasezeranyije ikintu ariko ntiyacyubahiriza. None n'uburyo yabikozemo urumva ko atari n'uburyo buri bwo. Icyo rero dushaka kuvuga ni iki hano? Ushobora gufasha umuntu, ashobora kuza akakubwira ikibazo cyangwa se ukakimuporopoza, kuko hano tuba turavuga ko ni wowe ushobora kubanza kumubaza mu gihe utakizi. Kuko hari umuntu uba wicaranye ikibazo kandi ari umuntu wawe ariko ntabashe kukivuga, kabone niyo ataba ari umuntu wawe, ariko wowe byaba byiza umubwira uti ese hari icyo nakumarira, gutyo bibaye ngombwa. Hanyuma icyo gihe hari igihe koko usanga yarakeneye umuntu umufungurira umutima, niba ariko nabyita, umufungurira umuryango ati injira umbwire icyo ushaka kumbwira, kuko wenda yari yabuze aho ahera. Yego, icyo gihe wamufasha ugifite, utagifite ukamubwira ko utagifite ukamuhumuriza, ariko ntumwizeze ikintu, ntugire icyo umwizeza muri ako kanya, kuko iyo utagikoze kenshi bigenda gute? Birababaza cyangwa se birakomeretse. Reka tujye ku cya kabiri. Icya mbere ni igihe utakizi, icya kabiri ni igihe ukizi. Noneho nubwo yaba atakikubwiye ariko urakizi, urakibona. Burya umuntu mubana uramuzi, umuntu muziranye uramuzi, iyo ari mu kibazo urabibona, iyo atishimye urabibona. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Wabibonye rero ko ari ikintu kibura cyangwa se ari ikintu runaka akeneye, wenda n'umwambaro mwahoramo, wenda hari ikintu nawe urimo kubona, ufite ubwenge, uri umuntu mukuru, hari ikintu urimo kubona. Icyo gihe ushobora kwibwiriza ukakimuha cyangwa se ukakimukorera. Niba ari ikintu ari nka serivisi, ari nk'ikintu akeneye gifatika, wakimuha. Ari nka serivisi ushobora kuyimuha mu gihe ubifitiye ubushobozi, birumvikana. Urugero, niba ari umuntu buri gihe, umuntu mukorana mu kazi, buri gihe atinda gutanga raporo, ariko ukaba waramugenzuye ugasanga biterwa n'uko atazi gukoresha wenda porogaramu runaka za computer, urugero za mudasobwa. Ikintu wakora, ushobora kumuporopoza niba wamuha ubwo bufasha, ukaba wakwigomwa nk'iminota 30 buri munsi cyangwa se isaha, mu gihe cy'iminsi 2 cyangwa 3, ukabimwigisha nyuma wenda y'amasaha y'akazi cyangwa muri pause, bityo akabimenya. Icyo kintu urumva ko waba ukoze igikorwa cyiza. Ibi byakubaka wa mubano mufitanye mu kazi. Si ngombwa kubikorera buzi gusa, n'umuntu utazi wabimukorera. Ubwo ni urugero ruto nari ntaze, wowe ushobora kureba mu zindi ngero z'ikintu wakora. Kubera icyo umuntu ashaka inshuti, kubera icyo umugabo ashaka umugore cyangwa se umugore agashaka umugabo. Hari abibwira ko kubaka urugo ikiba kigamijwe ari sex gusa, ari imibonano mpuzabitsina gusa. Oya, siyo yonyine, nta nubwo ariyo yari kwiye kuza ku mwanya wa mbere, cyangwa se yakaba yiza no ku mwanya wa mbere. Hari ibindi byinshi birenze ibyo ngibyo, kuko iyo biza kuba ari byo byonyine biza ku mwanya wa mbere cyangwa se ari byo nyamukuru, uyu munsi ntabwo tuba tubona n'ingo zisenyuka, za divorce zigenda ziyongera. Ntabwo impamvu ya za divorce ari iyo ngiyo mu by'ukuri, ari ukwimana mu gitanda. Hari ibyo buri umwe aba akeneye kuri mugenzi we: amagambo meza, ibikorwa byiza, gufashanya, guterana inkunga nk'uko twabivuze, inkunga mu buryo butandukanye. Kuko hari couple nyinshi zigera mu bihugu byo hanze
ibyo twita by'i Burayi bavuye muri Afurika, mu bihugu byacu, u Rwanda, Burundi, Kongo n'ahandi, bagera muri ibyo bihugu by'i Burayi ugasanga baratandukanye. Kubera iki? Kuko wenda umwe muri bo, urugero ni umugabo, arumva yakwirwa mu rugo yicaye areba televiziyo yaryamye agira gute, mugenzi we yagiye gukora, noneho yataha wa mugabo agashaka wa undi wiriwe mu kazi ari nawe uteka, ari nawe umesa, ari nawe, yego nubwo bameshesha amamashini abenshi, cyangwa se bagakoresha amamashini yoza ibyombo n'ibiki, ariko aba arimo akazi, gukoropa harimo akazi, kugusasa n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose rero uwiriwe mu rugo akifuza yuko mugenzi we ari ubikora, bikarangira habayeho gutandukana. Si ukuvuga ngo nta sex ntiyabayeho, oya yabayeho, ariko hari ikindi kibazo kirenze icyo, nicyo kiriya turimo kuganiraho uyu munsi wa none. Niyo yansanganyamatsiko kuvuga ngo ufashe iki, mumarire iki. No mu kazi gasanzwe niko bimeze, n'ibindi byose ahantu uba uri kumwe n'abantu ugomba nawe kuvuga uti reka ngire icyo nkorera uyu muntu. Ni nabyo mu kazi bita teamwork, ni nacyo bita team spirit. Ibyo tuzabiganiraho nitugera mu byo bita service industry, mu bijyanye no gutanga serivisi muri rusange, customer service delivery, customer care nk'uko abantu babimenyereye. Ibyo byose tuzabiganiraho. Hazamo ikintu bita teamwork. No kuvuga ngo teamwork ni cya kintu cyo kuvuga ngo ufashe iki, mumarire iki. Ntabwo uri wenyine, turi kumwe mu kazi, turi kumwe muri ibi ngibi. Nicyo bisobanuye. Iyo wibwirije ugakorera umuntu ikintu atatekerezaga ko wamukorera, ukamukorera ikintu yarakeneye, bimukora ahantu ku buryo atabyibagirwa. Baravuga ngo people may forget what you gave them, but they will never forget how you made them feel. Ngo abantu bashobora kwibagirwa ibyo wabahaye, ariko ntibashobora kwibagirwa uko watumye biyumva. Umuntu ushobora kumuha ikintu uyu munsi akakibagirwa, ariko umuntu igikorwa runaka wamukoreye, cyangwa se uburyo wamuhereyemo cya kintu, aho wakimuhereye, amagambo wakoresheje, uburyo runaka wabigenjeje, nibyo bituma atakwibagirwa. Ntabwo ari ikintu cyonyine, kuko ikintu ushobora no gusa n'ukijugunyira umuntu, ushobora kuba akira n'ubu nawe uzongishyira, ushobora no kukimuha gusa bisanzwe, ibyo ntibihagije. Ariko uburyo wakimuhaye, igikorwa wamukoreye, ya feeling niyo ituma wa muntu atabyibagirwa. Hari abafata urugero, aba homeless, hari abantu bitwa aba homeless, aba SDF, ugafata wa muntu udafite aho atuye, ukagenda ukamuhagira, cyangwa ukamushyira ahantu agakaraba, cyangwa ukamushyira abantu bakamwagira, uko wabigenza uko ariko kose. Hari abafata bakagenda bakabogoshesha, hari abafata bakagenda bakabagurira imyenda, ibyo byose byarangiye, akamutunganya akongera agasubira mu bundi buzima busanzwe, akagira n'akantu mumufashamo ku ruhande, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose ni ibintu ushobora kumarira umuntu kuko ubona ko akeneye ubwo bufasha. Hari byinshi ushobora kubwira umuntu, ushobora kumutunguza movie, ukavuga uti nzakujyana muri movie muri weekend, nza gukorera iki n'iki, ni ubuhe bwoko bwa movie ukunda, ni iki ukunda, cyangwa se ukanagikora gusa mu buryo busanzwe. Kandi si n'ibintu gusa ko nabibabwiye, n'ubufasha busanzwe gusa ukoresheje amaboko yawe, ukoresheje ikindi kintu, kuko nababwiye ko ubufasha ntabwo bugarukira ku mafaranga gusa. Utanayafite hari ikindi wakora, utanayafite watanga amaboko yawe, watanga ibitekerezo byawe, kuko urabifite. Kandi ibitekerezo byawe ni ibintu ufite, reka tubyite ko ari impano ufite, reka tubyite ko ari ingabire runaka ufite, ushobora gukoresha ugafasha wa muntu. Turabashimiye. Utarakora subscribe, ufata akanya ukore subscribe kuri Philo Hope, reba aho hasi handitseho subscribe uhakande, niba wifuza ukomeza kujya ubana natwe. Turabashimiye rero umwanya mwamaze, turabashimiye yuko mukomeje kutugira icyizere. Iki kiganiro ugisangize mugenzi wawe, ariko ikiruta ibyo byose, icyo nagusaba, icyo twagusaba, icyo natwe ubwacu twakwisaba, ari njye ari namwe twese dukurikiye, reka tugerageze bino bintu tuvuze, reka tugerageze tubishyire mu bikorwa, turebe icyo biri butumarire, turebe koko izi nyigisho koko zikora, turebe koko niba ni ya test nyine umuntu akora, no gutestinga, ni test tugiye gukora, ni igerageza, tukore igerageza, turebe ni ese
dukora igerageza tuvuge tuti ariko se koko wa mugani birakora, reka ngerageze uno muntu dukorana mbimukore, reka ngerageze uyu muturanyi, reka niba ibyatsi byarameze ari umukecuru n'ibiki byose, reka mfate ibikoresho ndebe inshuti aho ngaho tugende tumukorere isuku, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko gerageza ugire icyo ukora, gerageza ugire icyo ukora, ugire icyo umarira umuntu, uzabona ingaruka nziza. Turabashimiye, mugire ibihe byiza.